Urashaka kuba umukire? Niba koko ushaka kuba umukire, dore amakosa abandi bakene bakora wowe ugomba kwirinda gusubiramo, kuko nawe umunsi ukiyakora bizakugora kuba umukire. Muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo umuntu yigira umukire kandi atari we, ndetse tunarebere hamwe ingaruka bene uwo muntu ahura nazo. Njye nitwa Leonce Kwizera. Niba ushaka kuba umukire, ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ukwigaragaza nk'umukire mbere y'igihe. Iyo wigaragaza nk'umukire, uba uri kubaka isura y'ubukire, nyamara ahubwo uri gusenya ubukire nyabwo. Umuntu wigira umukire kandi atari we, ni wa wundi usanga aharanira kugaragara neza imbere y'abandi, agura telefone, imyenda n'inkweto bihenze. Ni wa wundi wemera agakodesha inzu ihenze itari ku bushobozi bwe, kugira ngo abazamusura batazabona ko akennye. Iyo agiye gusura inshuti ze, abavandimwe cyangwa abo bakorana, aho gutega imodoka rusange akodesha imodoka ihenze kugira ngo agaragare nk'umukire. Hari kandi n'abafata inguzanyo zitari iz'ishoramari, ahubwo zigamije gusa kwiyemera no gushimisha amaso y'abandi. Bene abo bantu babayeho batyo, hari ingaruka nyinshi bahuriyeho zidindiza iterambere ryabo. Gusa twebwe muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri eshatu muri zo. Ingaruka ya mbere ni ukujya mu myenda n'inguzanyo bidafite umumaro. Iyi ntego yawe ari ugushimisha abantu, utangira kugura ibintu bitari ngombwa cyangwa birenze ubushobozi bwawe. Icyo gihe rero wisanga wafashe inguzanyo itari ngombwa, ugasanga wafashe inguzanyo yo kugura telefone, imodoka cyangwa imyenda ihenze, nyamara ibyo bintu bitakwinjiriza amafaranga. Amaherezo usanga amafaranga yawe menshi ajya mu kwishyura imyenda aho kujya mu kuzigama cyangwa gushora imari. Isomo twakuramo kuri iyi ngingo ni uko utakabaye ufata umwenda wo kwerekana ko ukize, ahubwo ufata umwenda gusa niba uzagufasha kongera umutungo. Ingingo ya kabiri, amafaranga yawe ntashobora kubyara andi. Ubusanzwe amafaranga ni nk'urubuto, ushobora kuyarya uyu munsi cyangwa ukayashora akavamo umusaruro w'imyaka myinshi. Iyo uyakoresheje mu kubaka isura y'ubukire wigaragaza nk'umukire kandi utari we, uba uyakoresheje mu bintu bidatuma abyara andi. Ariko iyo uyashoye mu bucuruzi, mu bumenyi cyangwa mu mutungo ubyara inyungu, uba uri kubaka ubukire buzamara igihe kirekire. Isomo twakura kuri iyi ngingo ni uko amafaranga akoreshwa mu kwiyemera arashira, ariko amafaranga ashowe neza kandi heza ariyongera. Nta gutinda, reka tujye ku ngingo ya gatatu, kubaho ubuzima bw'igitutu n'ubwoba. Iyo abantu bakuzi nk'umukire kandi utari we, uba ugomba guhora urinda iyo sura, ugahora uhangayitse wibaza uti, ese ubu ntibazamenya ko nta mafaranga mfite? Nzakuraho amafaranga yo gukomeza kubaho muri uru rwego? Bizagenda bite umunsi bazaba batakimbonana imodoka cyangwa inzu nk'uko basanzwe babimbonana? Mbega ubuzima bwawe buri gihe buba bushingiye ku gushimisha abandi, aho gushingira ku mahoro n'iterambere ryawe wowe ubwawe. Icyo nakwibutsa ni uko isura y'ubukire izana igitutu, ariko ubukire nyabwo bukazana umudendezo. Mu gusoza iki kiganiro, reka nkubwire ko niba amafaranga yawe ari make, ntukayashore mu gutuma abantu batekereza ko ukize, ahubwo uzayashore mu bintu bizatuma umunsi umwe uba umukire koko. Kwigaragaza nk'umukire biroroshye, ariko kubaka ubukire nyabyo nibyo bihindura ubuzima bwawe iteka ryose. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro. Niba ukunda ibiganiro bivuga ku mafaranga, ubukungu, kwihangira umurimo ndetse no kwiteza imbere, nta kindi usabwa uretse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Ikindi kandi, hano kuri Kwizera Leonce Official hari ibindi biganiro byinshi twakoze muri uyu mujyo, wabishaka nabyo ukabyumva. Ndagushimiye. Hasta la victoria siempre.